Ibihe byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe kuri Sano Empire nawe utari wabasha kubikora ariko ukaba ugiye kubikora nawe bikugendekere gutyo. Ni by'agaciro gakomeye cyane ko barasize support yawe ya subscribe kuri Sano Empire. Imana ibiguhera umugisha. Abasanzwe bamenyere Sano Empire tubagezaho amakuru atandukanye abo mu buzima busanzwe muri politique muri showbiz ndetse tutibagiwe na gospel na sport ahabonetse inkuru ari wo wose Sano Empire izibagezaho mu bambere. Ni kuri iyo mpamvu rero twanyarukiye mu bikorwa remezo bijyanye n'umujyi wa Kigali ndetse n'ibiri gutangazwa. Murabizi yuko mu gihe cyashize humvikanye yuko hano mu gihugu cy'u Rwanda hagiye kujya hakoreshwa utumodoka dutoya tugendera ku migozi, ndetse abantu benshi bakomeje kugenda bavuga yuko dushobora kuba twagabanya ubucucike cyangwa se umuvundo w'amamodoka cyangwa se ibinyabiziga hano mu mujyi wa Kigali. Ndetse abantu benshi bakomeza kugenda bavuga yuko rwose bishobora kuba byakongera na design cyangwa se ubwiza bw'umujyi wa Kigali. Ibyo rero ntabwo byabashije kuba byakorwa ngo bikorerwe mu gihe cyabyo, ndetse abantu benshi bakomeza kugenda bibaza ese uyu mushinga uzabasha kuba wakorwa cyangwa se ntabwo uzabasha kuba wakorwa. Niyo mpamvu rero RBA yatumije umuyobozi w'umujyi wa Kigali kugira ngo abagire icyo bavugaho kuri uno mushinga ndetse naho bigeze kugira ngo uyu mushinga ubashe kuba wajya mu bikorwa, kuko watangajwe nkaho waba igisubizo kijyanye na transport hano mu mujyi wa Kigali. Ibyo rero nibyo yabashije kuba yasobanura ndetse avugaho byinshi, ndetse ibyo yatangaje byatunguye abantu benshi, ndetse byumvikana yuko rwose uyu mushinga usa nkaho wabaye usubitswe, ndetse bitewe n'inyungu uyu mushinga ushobora kuba wazana cyangwa se ibyo leta yabonaga yuko rwose cyabaga ari igisubizo. Mu nyuma nibwo babashije kuba bakitegereza neza basanga rwose utu tumodoka tugendera ku migozi tutaba igisubizo kirambye kuri transport ya hano mu mujyi wa Kigali. Wakwibaza ngo rero babisobanuye ute? Icyo rero nagusaba wowe utari wabasha gukora subscribe, mbere yuko dukomeza reka ngusabe ubashe kuba wakora subscribe ukande no kuri nzogera notification kugira ngo tuzajye twibanira mu nkuru zigiye zitandukanye Sano Empire iba yiyemeje kugenda ikugezaho umunsi ku munsi. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali ndetse afatanyije n'umwenjeniyeri w'umujyi wa Kigali basobanuye byinshi kuri ino transport ya tuno tumodoka, ndetse bavuga yuko rwose bidakuyeho yuko utu tumodoka tuzaza mu mujyi wa Kigali, ariko ikiriho nuko rwose bitewe n'imishinga irambye kandi ifitiye inyungu nyinshi zirenze utwutu tumodoka babaye babashije kuba baduhagaritse cyangwa se bahagaritse umushinga wo kubaka imihanda y'utu tumodoka, kuko rwose utu tumodoka baje kureba basanga tutakemura icyo kibazo cy'ubucucike bw'amamodoka ndetse n'ikibazo cya transport hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bakomeje bagenda bavuga yuko rwose bitewe nuko ibyo bikorwa bitakemura transport irambye hano mu gihugu cy'u Rwanda, ahubwo ikiri giye gukurikizwa nuko bagiye kwagura umuhanda uyu nguyu ari we Nyabugogo mu mujyi, ndetse ukomeza na Nyamata ukagera ibyerekezo bigera kuri 4 paka hariya i Nyamata. Ibyo nibyo babashije kuba basobanura, ndetse bagaragaza yuko rwose na nyuma yo gukoresha transport ya bisi bari gutegura buryo ki bashobora kuba ahubwo bakubaka imihanda ya gari ya moshi mu kirere kugira ngo bakomeze kugenda borohereza abaturage cyangwa se abakoresha transport ya rusange hano mu gihugu cy'u Rwanda. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali yakomeje kugenda avuga yuko rwose ibijyanye na transport hano mu Rwanda bakomeje kugenda babishakira igisubizo gake gake, ndetse n'ikijyanye yuko rwose
ibyo gushaka igisubizo kirambye kuri taransiporo ya hano mu gihugu cy'u Rwanda, bigaragarira amaso yuko rwose leta ikomeje kubyitaho kandi ibikurikiranira hafi, aho yagaragaje yuko rwose kuba leta yarafashe bisi ikazongera muri taransiporo kugira ngo babashe kuba bakorohereza abatega ndetse n'abakenera taransiporo hano mu mujyi wa Kigali, byagaragaje yuko rwose ibikorwa byivugira mbere yuko rwose abantu bakomeza kugenda bavuga ibindi bintu bigiye bitandukanye kuri taransiporo yo mu Rwanda, ndetse bakomeje kugenda babwira abantu yuko rwose umujyi wa Kigali ukomeje kugenda ugerageza buryo ki ubwo ari bwo bwose, haba mu kuba babikora ndetse no gushakisha buryo ki bakorohereza abagenzi mu kubona taransiporo yorohereje kandi idahenze mu buryo bwa rusange. Icyo nagusaba rero wowe twabanye kugeza aka kanya, kora subscribe ukande no kuri iyo nzogera notification kugira ngo tuzajye twibanira mu nkuru zigiye zitandukanye. Icyo tutagenda tutababwiye nuko utu tumodoka n'ubundi umujyi wa Kigali wasobanuye yuko n'ubundi iyi business cyangwa se uyu mushinga baweguriye abikorera, ushobora kuba yaza akaba yabona yabishobora agomba kuba yabikora, ntabwo bivuze yuko